Yeah, it's a big boy, Rastaman, Emizo the Healer, Emizo kama kada Bogas. Ni kwa kundi tuba twimanukira mwe murabizi, tuje twese batwambaye ndetse twikwiriye. Ndetse ni ibintu byose tugiye kuba tuganira cyane Piara Rayon Sport, ni ibintu byose byagiye bijya hejuru cyane Kivu Sport, inkuru y'umunsi, inkuru muri Kigali iri guca ibintu byose waza kuba washaka ukashakira kuri Aizo Max Big Boy Emizo kama kada Bogas. Musanze ndetse iyo yatsindaga ibitego bibiri kuri kimwe ku biti ikipe ya Sunrise rero yati musubira Nyagatare nyuma yo kubakonjesha n'ibirunga byahara rwose bagasubiraho bakonje cyane. Musanze babwira ati twatimbuye 2-1 twicare ku mwanya wa mbere amanota 9 tuyicareho mu mikino 3 ntituratsindwa. Kurundi Rwanda ariko nanone witwa Kenise yifatiye ikipe ya Kiyovu Sport ayifatiraga kana yibwira ati n'ikindi gihe nimwazabe mwakongera kuvuga ngo muri abami b'umujyi. Witwa Juvenal ariko hari ibintu birimo biravuga behind the scene, bya bintu babivugirwa inyuma y'amarido biba bimeze nkaho biri hidden ukunu. Avuga ati abantu benshi bavuga bati iya match ntabwo yagakwiye kuba ayitsindwa ibitego 4 bigeze ahangaha bene aka kageni. Ati match yabirimo akantu ko kugurisha ako nyine nawa umuntu ubifitiye ibimenyetso ni kwa kuvuga ati ibintu bimeze gutya nyine nango biba ari oche nakoni ikipe ihangana igikopi cya championa ngo ibe yatsindwa ibitego 4-0. Kurundi Rwanda ni Neymar Junior de Santos twagiye ku mugabane w'Uburayi. Neymar Junior de Santos aganira hariya ku kinyamakuru Marca cyo mu gihugu cya Espagne, exclusive interview telefite hano ngaha. Ni ibintu byose yagendaga avuga ati ku ikipe ya Paris Saint-Germain ati ni nkaho ari mukuzimu, ndetse ni ibintu byose turagenda tukubwira cyane. Aho ikipe ya Arsenal nayo yaraye ikubise ibitego 3-1 itsinda iyo bita Manchester United. Ko Manchester United baravuga ati twebwe nango ibi bintu tubyemeye imisifure nango turi guhuza mw'abantu mwe. Ndetse ni ibi ngibi tugiye kuba tugana n'ingingo nyamukuru ziri hasofa ziri hejuru cyane ni mukanya. Ndetse nanone tukaba twigarukiye kuri Apelefs yatsindaga igitego kimwe itsinda ikipe ya Dorcas hari eri ku mwanya wa nyuma muri bigibuka na Gicumbi. Ejo bundi byarwaniraga mu myanya yo kuzamuka mu cyiciro cya mbere, ariko yitwa Dorcas na n'ubwo iracyafite ubusa. Iki kaba ari igitego cyatsinzwe n'umusore wita Baka kabisa kuri garinje nziza cyane kwitonda ari Baka rekuramo umuriro hariya musamu w'ikipe ya Dorcas. Avuga ati mbonye imiyaga, mbonye imyuka, mbonye ibintu bitabaho cyane. Apelefs yitwarira amanota 3. Ariko nanone ikipe ya Apelefs witwa Victor Mboma yaravunitse shebubu aravunika, ndetse n'ikipe ya Apelefs kandi izahura n'ikipe ya n'ikipe ya Pyramids yo mu gihugu cya Misiri iri gutsinda ibitego 7. Witwa Karara Mayere meze nabi cyane ariko riramo imiriro hariya, abwira ati avugana n'ikinyamakuru avuga ati ngiyewe kuba nsinzi zingizi iriya niyitahiwe kandi twese turi ni nkaho akarere kafuka kose nkazi ni experience. Aravuga ati ikipe ya Apelefs nayo ni ikipe mu Rwanda rwose ikomeye cyane, ariko ndetse no muri Afrika hari respect. Ariko aravuga ati njewe nzaba ndumwe, tuzategeza turebe umutoza w'ikipe ya Pyramids nawe avuga ati ibyo turi kwitegura cyose ni Confederation nako ni CAF Champions League n'ejo bundi tuzesurana nayo imiriri zaka. Kurundi Rwanda ni ikipe ya Kiyovu Sport ibitego 4 mw'abantu muri ibitego byinshi amprisinano ikipe ya akaba ari ikipe ya Bugesera ibigutsinze basi atari n'ikipe ikomeye cyane. Abantu baravuga ati ikipe ya Kiyovu Sport ni kwa kundi n'ubundi izongera igwe mu izongera itakaze kabisa. Akaba ari nako bakuvuga ati ikipe ya Kiyovu Sport iri gukura utuntu twayo imeze nkaho batazi ibyirimo cyane. Kurundi Rwanda ni ikipe ya Rayon Sport yatsindaga ikipe ya Emelec ibitego 1-0 Nyanza Day, Nyanza ku ivuko. Akaba ari yari irimo baragerageza abakinnyi benshi cyane. Akaba ari ikipe ya Rayon Sport nayo iri mu mikino nyafurika iza komezanya n'amakipe menshi cyane, kizahora ikipe yo muri Libya. Ndetse hano ga ikipe ya Young Africans yaje kubwira abafana bo mu Rwanda babwira ati twebwe mwatubabariye mukazaza gufana hariya ndetse mukadufana turi gukina ikipe ya Emelec karaka Emelec izakira mu Rwanda. Abantu bakubwira ati twebwe muze mudufane ikipe ya Yanga n'ubundi turabavandimwe.
nta mu Rwanda nta muri Tanzania, twese n'ubundi tukaba umwe, ubundi tugatsinda ikipe ya Elimelek tunayirusha. Ndetse nanone iyo twakomeje ni Musanze iri mu bicu cyane. Abanyamusanze baravuga ati twebwe nyuma yo kuba Visit Rwanda iri iwacu tugomba no kwitwara neza mu mikino tukayobora abantu bose. Ndetse hano ngaha twaje mu ngingo zacu nyamukuru zigiye ziriho cyane. Akaba abantu bagiye bavuga bati ese ikipe ya PFC izatwara igikombe, ese ikipe ya Musanze irimo irikina ni ukuba iwubitse gusa bikarangira. Nanone twakomeje cyane tukaba twagiye. Anishimiye kuba ndi hano rwose, nkaba naje muri na shampiyona. Ine experience nca kandi ni n'impinduka nshasha. Anishimiye kwandika amateka cyane rwose. Nizera ko ihangane izaba riri hejuru cyane, niyo mpamvu nanjye na joininze ino shampiyona. Biragorana guhindura impinduka, ako nyine urazakira n'impinduka nshasha. Ronaldo yabanje yabikora tumwita umusazi, niwe byatangiriyeho. Wati kuba avuye i Burayi yagiye muri Saudi Arabia ni biki? Ariko urabona ko umunsi ku munsi shampiyona igenda itera imbere. Nanjye byankuruye kuza no ngaha kubera ko ari abakinnyi bafite amakarita menshi cyane, bakumotiva gukinana nabo. Ronaldo, Benzema, Firmino ni abantu bagukurura kuza gukina nabo, ndetse n'abandi bose bari aho. Nishimiye rwose kuri joining ino shampiyona, nzishimira gukinana nabo cyane. Ntabwo natekerezaga ko nagera hano ngaha muri Saudi Arabia, ariko nyine najyaga nganira n'abakinnyi hano nk'aba Teresi Marikomo, Mba Mikeli na Michel Kairi. Nabo nta kintu nk'igihugu nyine urazamuka kuri ibyo mukora. Cyeka Brazil, yani abanyabrazil bazaba bareba ino shampiyona cyane rwose. Ndabizi nanjye nzaba ndi hariya bandeba. Bose bazayikurikira kandi bazaba bafana El Hilal, Neymar. Witwa Neymar rangira babwira ati ari kuganira n'ikinyamakuru hariya cyo mu gihugu cya Saudi Arabia, baravuga ati njye na Messi turi muri Paris Saint-Germain, niho twaciye mu kuzimu. Ati njye na Messi ari muri Paris Saint-Germain twaciye mu bihe bigoranye cyane. Se ni ibihe bihe? Ati igihe twari turi mu ikipe ya Paris Saint-Germain njyewe n'umusore Lionel Messi, kandi Paris Saint-Germain yari muri Saragoza, ukuntu yabona yajya muri Champions League ikitwara neza. Abafana ntabwo babirebye ibyo ngibyo, nitwe babakinze noneho baraduhindukirana, ibibazo bitubera ibibazo, ndetse tuza no kugira ikibazo ndetse n'ubita Kylian Mbappe. Aganira n'ikinyamakuru, ndetse aganira n'ikinyamakuru Global Sport, avuga ati ibi bintu rwose ntabwo ari byo twakomeje gukomera, ariko nanone undi mwaka narongeye ndihangana twongera kugerageza, ariko kubw'umwaka ntabwo byaje gukunda. Aravuga ati Messi yaje kugira gutya we yibonera nk'ijuru atwara igikombe cy'isi, naraje kumuferesta. Ati Messi ni umuntu w'umugabo cyane. Ati ariko kandi nanone ngiyewe mfite ibyo ndifuza cyane ni ukuzasubira mu ikipe yanjye ya Santos. Santos ni ikipe yakoreyemo ibigwi byinshi cyane, ndetse na Neymar nanone ni ikiganiro kirekire turuze kuba twabashiraho, muze kureba ukuntu yagiye aganira n'itangazamakuru yarishimiye wita Saudi Arabia, avuga ati n'abantu bose baza hano hantu, ndetse nkaba nkubwira ngo ni mukanya katibashiraho, ndetse njye nkaba nkubwira ngo ndi episode hira episode kama konda bogas. Nibyo, ciao ciao.